soma rero dufite ingingo ziturengera urukiko rwa gisirikare utajya kwitabaza ingingo kataraba rwa Nyamirambo kuri uyu wa 13 Kanama 2025 rwatangiye kuburanisha abantu 28 barimo ba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda, ba ofisiye mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS, n'abasivile bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo habuzwe amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Ibi byaha bifitanye isano n'urugendo APRFC yagiriye mu Misiri muri nzeri umwaka ushize bigiye gusubirayo. Ubwo yari yagiye gukina na Pyramid FC mu irushanwa rya CAF Champions League, yari yaherekejwe n'abarimo abanyamakuru ba siporo. Abari kuburanishwa barimo umuvugizi wa RCS, CSP Hilary Sengabo na CSP Olive Mukantabana na ukorera muri urwego, abasirikare batatu barimo Captain Penina Mukantabana nde Olive, abasirikare batatu barimo Captain Penina Mutoni na Captain Penina Umurungi. Abasivile bari kuburanishwa muri rubanza barimo umunyamakuru Ndayishimiye Rigani uzwi nka Rugaju, Ishimwe Ricard na Mucyo Anta Bigande wahoze muri uyu mwuga, ndetse n'umufana wa APRFC Mugisha Frank uzwi nka Jangwani. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bubashinja ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta utagiye. Iyo nyandiko ni nka yindi ya Muhanga. Captain Mutoni ndiharije Penina yoherejwe kwa muganga. Umwunganizi wa Captain Mutoni yavuze ko umukiriya we atiteguye kuburana kubera ko ikirego cy'ubushinjacyaha yakibonye saa 2 z'ijoro, naho uyu munyamategeko we akakibona mu gitondo cyo kuri uyu munsi, bityo ko batabonye umwanya uhagije wo gutegura urubanza. Indi mpamvu Captain Mutoni yatanze ni yuko atwite ku buryo nta mbaraga afite, cyane ko uyu munsi yagombaga kujya kwa muganga. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuba Captain Mutoni afite ikibazo bitabuza abagenzi 27 bareganwa kuburana. Bwasabye ko uyu musirikare we yahabwa ikindi gihe cyo kuburana. Ubunganira Captain Mutoni yavuze ko ubushinjacyaha bwareze abantu bose muri dosiye imwe, bityo ko urubanza rw'umukiriya we rudashobora gutandukanywa n'urw'abandi. Uyu munyamategeko yakomeje avuga ko umukiriya we afite ikibazo cy'ubuzima gikomeye kuko ahafungiye mu minsi ishize yaguye hasi kubera amaraso make. Maître Bambe Jean Paul wunganira Nemeye Olivier umwe mu baregwa yavuze ko iburanisha rikwiye gukomeza nubwo Captain Mutoni yatanze inzitizi. Yavuze ko niba uyu musirikare atiteguye kuburana abandi biteguye kuburana. Uyu munyamategeko yasobanuye ko n'umukiriya we afite ubukwe ku wa 6 tariki 16 Kanama, ariko ko atasaba kuburanishwa. Yabone gusaba ko umukiriya we yaburana adafunze, atasaba kutaburanishwa, anabona no gusaba ko umukiriya we yaburana adafunzwe. Nyuma y'isuzuma, urukiko rwahaye ishingiro inzitizi yo kuba Captain Mutoni atwite, rutegeka ko itajyanwa kwa muganga kazasubira kuburana tariki 18 Kanama. Rwategetse ko iburanisha ku bandi 27 bari muri iyi dosiye rikomeza, urubanza ruhita rushyirwa mu muhezo. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bushinja CSP Sengabo, CSP Mukantabana na Captain Umurungi kuba ibyitso ku cyaha cyo guha inyandiko abo zitagenewe no ku cyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Bwavuze ko abandi bashinjwa ibyaha birimo ubufatanyacyaha no kwakira inyandiko utemerewe, ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, ubufatanyacyaha mu gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza ruburanishirizwa mu muhezo mu rwego rwo kwirinda ko ibyavugirwa mu ruhame byabangamiye umutekano n'imico mboneza bupfura. Buti ibyo baregwa bifitanye isano na Minisiteri y'Ingabo, hanyuma kandi nta buryo watandukanya Minisiteri y'Ingabo n'umutekano w'igihugu. Abase mwese nkasoza inkuru kirangiye. Gira vuba abunganira abaregwa basabye ko urubanza rubera mu ruhame, byaba ngombwa ku ngingo zireba abasirikare bakurikiranwe zikaburanirwa mu muhezo. Bavuze ko urubanza rudakwiriye kujya mu muhezo kuko ntacyo bibangamiye umutekano, ahubwo rureba abanyarwanda kuko ikiburanwa n'umutungo w'igihugu cyabo. Urukiko rwanze ko urubanza rubera mu muhezo kuko rufite aho ruhuriye n'urwego rushinzwe umutekano w'igihugu. Abarwitabiriye batarababuranyi bahise basohoka imbere y'uko rukomeza ibindi byakurikiye byabereye. Iyi kipe ya APR ntabwo ari ingabo z'igihugu n'abasivili. Ni abasivili ntabwo ari abasirikare. Ni abasivili, ni ikipe y'ingabo z'igihugu. Uravuze ngo si ingabo z'igihugu n'ingabo z'igihugu. Wiyobora ninde? Wiyobora ninde? Nukuyibona ntabwo ari abasirikare. Ni nyirayo. Ibyo urabizi. Urishuwa ndabizi. Ntabwo urishuwa. Ntabwo ufite ntabwo urishuwa. Ntabwo uri admin muri APR. Ntabwo ari admin muri APR. Tusuka cyo ntubabane hano. Umubwire umusirikare.
Unani bodi yayoborwa nande uyoboye bodi ni umusirikare ariko ntabwo ari muri aperi ntabwo ari muri aperi ntabwo ari muri aperi ayobora atayirimo twaje mu rugo rw'imikino muganire ku kijyanye n'ikipe n'abafana bayo n'abajya kujyaho impaka nakosora ibyo akoze aperi ni ikipe ya gisirikare ariko n'abasivili ntabyo nibyo bagiye ntabyo uzi kubera ndabizi si umunyarwanda abahita amasoro ntabwo ushobora kuba cyo ntabwo ubizi ntabwo uradi ibintu wa aperi ntabwo oya icyo bishingiyeho reka ndabona barareka ibintu bifite aho bihuriye n'iki n'igihugu sibyo iriya kipe yazerutse ibyo uri kuvuga kugenda garo byagufasha kuki Minadefa ariyo yategeye kuki Minadefa ariyo yatanze amafaranga yo kubategera nuko ari ibarizwa iriya kipe ari ibarizwa none ikibura yibaye cyane hano turi ku kibura ngo tutagiye no kugira n'amafaranga y'abasirikare ntabwo amafaranga y'abasivile ntabwo ari aya minagiri urumva sinayo ikigo kireba ibintu byo mu kirere ntabwo ari arab urumva n'amafaranga y'abasirikare agira uko agenda twakomeza n'urubanza bikomeye ubwo murashoje geka muvuge ku rubanza muvuge ku rubanza reka tuvuge ku kiburano yego ku kiburano icya mbere ubundi uko iyi nkuru yaje yego abo bakozi basanzwe abo ba kapiteni n'abandi b'abasirikare yego barimo n'abayobozi b'ikipe batari abakozi nka bakontabure nabo bafite imirimo mito bakora basabye ibigo byose gutanga abanyamakuru bajyana nayo ndetse baranagaruka bati n'abafana nk'uko bisanzwe bigenda bashoboye kwitegera muze dutege icyo tubafasha iyo koro irahari umuhamagaro hari icyo babafasha kubona visa babandi batari muri delegasiyo nyine igenda ubwo ni umunyamakuru watanzwe n'ikigo asabwe agomba kumenywa n'ikipe noneho rero ikibazo kibikiye ikibazo cyaje kuba ikibazo aho bana babwiye bati umuntu azane pasiporo ye azane n'amafaranga y'itike bari bafite umuntu urimo kubagurira washatswe n'uyu muntu witwa Penina kapiteni barimo babiri ba Penina harimo Murungi n'Umutoni sinzi umwe muri abo ariko umwe muri Penina muri abo ngabo ni aba Penina babiri bavuga Penina simenye uko batandukanye aravuga ngo babaha amafaranga bayazana umwe muri bo yarayakiraga umwe muri abo Penina bakashaka ko ari Murungi agafata pasiporo n'amadolari 700 n'ibirenga kugira ngo hagurwe visa n'itike ijya mu Misiri yego abantu bazanye pasiporo zabo barazitanga niba tubeshya abavoka barimo kuburana muri uru rukiko mwibuka umunsi w'itariki y'ijoro ubwo abantu bajyaga mu Misiri mugarure kamera zo ku kibuga murebe niba umusirikare wa RDF akaba ari umukozi wa APR atari we wazanye pasiporo azirunze gutya akajya ahamagara ha buri muntu iye bisobanura ngo abantu nibo bari mu kuyobora ibintu none kambabazi umuntu twajyanye mu misi y'imyaka yose wagera akaguha amadolari 600 ejo akaguha 700 ejo akaguha 1000 bitewe naho mwagiye nuko bizagenda ukamuha pasiporo yawe akakuzanira visa kuri ambasade batakureba yego nyine nkatanga pasiporo kapiteni runaka cyangwa majoro cyangwa koroneli sinzi wazijyanye ambasade ikantereramo visa yego bakazinzanira ambasade ikandeba nagira ngo mwumve uwo muntu urwego rw'icyubahiro afite ariho uwo muntu akubwiye ngo mpa amafaranga ngura amatike tugurire ku muntu umwe yego niturenga tunasabe visa hamwe aba bandi bose mwumva niko byagenze bose bazana visa barazibaha ku kibuga pasiporo nyine zirimo visa yego n'amatike ubwo ari muri systeme ku ndege uyu mwana wo kuri SKFM musore ko mwita umwana n'umugabo Rikari we kuko bari bavuze ngo abantu bigurire yari yaguze ku ndege ya Egypt Airlines arangije bageze ku kibuga nimugoroba abandi barimo guhabwa pasiporo kandi nawe yarayitanze iye ntiyaza kuko atatanze amafaranga he hahandi abandi bayatanze kuri APR aravuga ati se ko mutampaye pasiporo na visa kandi ureba indege isigaje amasaha angahe ngo tugende ndi ku kibuga urumva umuntu yari ku kibuga bari amasaha 2
biragenda biti uwo musirikare watanga pasiporo ambwa ngo baza runaka yabajije muri aba abaza Penina sinzi ngo ninde muri aba nyine turiya niwe rushinzwe ajya kumubaza aramwe ati yawe yagize ikibazo kandi indege isigaye ni Rwandair kuko uwo munsi ngo bahagurukaga haburaga iminsi 3 ngo maci ni Rwandair niyo ushobora kuzajyana nayo umunsi runaka ku munsi wakurikiyeho atahubwo wowe canceling indege ya Egypt Airlines ngo itarahaguruka baraguha nibura igice ku mafaranga ngo batayagusubiza yose ntabwo bayagusubiza yose ariko nibura harayo baguha bamuha amafaranga amadolari 400 basigarana 300 400 yarayafashe ayongeraho andi ayahawa mu nkuko abandi barimo kuyabaha ku munsi apera abafana bari bugende barimo n'aba bandi batajyanye n'ikipe bwa mbere kw'ikipe igerayo mbere kugira ngo imenyere ikirere abantu badafite ordre de mission mu by'ukuri mu badafite ordre de mission babitwa abafana n'abanyamakuru biguriye bo bajyanye n'ikipe bwa mbere kugira ngo bajye batangaza wenda n'imyitozo we yajyanye n'abafana na Rwandair ku munsi ukurikiye ndagira ngo mwumve ubushobozi bw'uyu musirikare waguraga visa na tekinike yari afite kuri aya matike utari wamuhaye amafaranga ngo mugurire itike kuri wa muntu witwaga kari waguriraho ntabwo we yabonye visa uwo munsi wakwibaza ngo ko yari afite itike yanayitanze uwatangaga visa yamurobanuye ati ahubwo ni ambasade none nayikoramo umusirimu uzi icyabaye ntabwo pasiporo yagiyeyo ntabwo yize kubera ko nta mafaranga yatanze se ko nta yari yatanze nicyo wakumva kuko yavuye mate niba wari wiguriye itike ku ruhande kuki yagombye kubona visa ari uko aguze itike awe na message yarazifite izi byose bivuze ngo hari icyabaye mu gisirikare mu basirikare bo muri APR rero kuko badashaka ko rubanda tumenye ko abasirikare bakoze ibi uru rubanza ntabwo rurimo amasasa arimo kugurwa uru rubanza ntabwo rurimo umubare w'ingabo uru rubanza ntirurimo maneko bazanye umuntu bahigaga uru rubanza nta kintu na kimwe nta mutekano w'igihugu nta intelligence irimo kuburana turimo turaburana umujura w'ibyo amafaranga ya leta akayaha abasivili abatari bayakwiye uburyo yabikozemo nibyo dushaka kumenya hano harimo umusore ushaka kurongora kuwa gatandatu hano abana b'abasore bafite akazi abacuruza imisoro hano yafunze bari abafana ba peri amaduka ba nyiri mazu batangiye kuvuga ko bayakodesha bafashe Sengabo perezida wa repubulika yahaye ranka mu gitondo bamugira umuvugizi bamufashe baramufunga Sengabo wahamagaye umuntu i Kigali ngo amugurire itike ari mu mishoni kuko yaragiye kujya muri vacances ngo ajye kwirebera ikipe akunda ntiyageze i Kigali ntazi Penina murambwira ngo yabaye umufatanya cyaha yinjiye mu cyaha icyatumye umushinjacyaha n'urukiko bemeza gushyira ibintu mu muhezo ni ukugira ngo rubanda n'abayobozi bakuru batari abayoboye urukiko batamenya ikintu kirimo kuba ku basivili mu gisirikare nta kindi uko bazanabyegeka ku basivili nibareba nabi hano se niba bazabyegeka ku basivili barabanje hano barabeshya ngo abanyamakuru banza bavuga yegada ngo bavuze ko batabashaka ntabwo babashaka niko byari byagenze se nimwe mubizi ntabwo ariko byagenze barababimye uyu mwana ariko aragenda cyangwa uyu mugabo yarampamagaye ngenda amubwira nti mu gihe urimo kwinjira aho niba bafite icyo bagiye kukubaza umwavoka aragukurikiye umushinjacyaha mu mabwiriza tusibye n'umwavoka Sikoviya nubwo yaba kuyobora nawe ntagera amarana umuntu iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira ibyo bintu byose birakurikiye mushyize mu rukiko mukinzeho ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera harya ninde ntabwo muzi murebe online nyakubahwa Fande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera kapiteni wafashe amafaranga y'abasivili akayarya yarangiza agafata ya gisirikare akaba ari yakoresha niba umusirikare wanyu ari umujura ni umufungo bandishuraga yabo yishuraga yabo umusirikare yakiraga ya mafaranga ubu yumvishe inkuru niko nabyumvise noneho we ntayishyure agafata ya leta akayakoresha niba umusirikare wanyu ari umujura please mwituma abaturage baza kurakara ngo RDF irimo irakwirana abaturage kandi ari umushinjacyaha n'umucamanza umwe n'undi muntu wibye ushobora no gusanga Penina abo bapenina mwumva atari nabo bakira ayo mafaranga n'ibihumbi byinshi bari nk'abakomisiyoneri cyane rwose bari ikiraro cyambuka mushake n'ibyo wakiriye amafaranga angana atyo ya leta uwayasinye ngo asohoke ajye ku bantu ninde ko tutarimo kumwumva hano ese ubundi mbaye nkubaza mu myaka ya peri maze ino modo peratwari bwa mbere ibaye kandi izindi zikabaye zabaye safe
cyane rwose kubera ko bayivumbuye mu bukebebe cyangwa n'ubundi bukebebe babukoze kuva na kera dosiye yagombye gukurikirana abasanzwe babikora byarafashe bikamenyerwa urumva uzi ikintu cyabaye hano mu gisirikare baze kureba kuri aperi hibwa amafaranga menshi mu bihe binyuranye noneho ubushinjacyaha n'abandi babifite mu nshingano mu rwego rwo kugira ngo abarenze umucamanza w'urukiko rw'ibanze n'umushinjacyaha majoro cyangwa koroneri bafata aba basivili benshi ngo byitwe ngo habaye gukurikirana ariko bicaye ku ngunguru yaka umuriro ngo aba bantu bayibagere kuko wasanga bibaye ku nshuro nyinshi nyine uko aperi isohoka ni ikipe itsinda n'ikipe isohoka no mu yandi makipe kandi icyatumye abantu bari bagiye ni iki ikipe babonaga ngo ifite amahirwe yo gushobora gutsinda aba banyamakuru bamwe n'abandi baravuga bati ntibizabe ntahari agafata amafaranga ye ku giti cye akayatanga none bashyize urubanza mu muhezo ndahiye Imana ihoraho ntabwo bano bantu bashyize urubanza mu muhezo kubera umutekano w'igihugu ni ukugira ngo uyu mukapiteni uri hano bitazakomera akavuga ati nubwo ayo mafaranga yacagaho nayo agakoroneri runaka kandi koroneri bakimufitemo inyungu nicyo kirimo kuba umuyobozi rero urenze uri mu rukiko nyakubahwa General Mubaraka shaka kumenya kino kintu gihari mwifata ikipe abaturage bamwe muri bo bifanira mwifata abaturage bafite akazi kabo bakora ayo mafaranga ninde wasinye ngo ave kuri konti ya leta nabo bakapiteni babiri mufite uzi icyabaye hano ni nka kwa kundi batuzanira umuntu wikoreye umufuka w'urumogi tukabura uwo rushyira none se bano barigani muvuga ko hari amafaranga batangaga kuri cost y'icyo kintu bafite inyandiko yo kuba umwe muri aba ngaba muri aba penina ntiyigeze ahakana ko atakiriye amafaranga y'aba bantu azabihakana mu rukiko yabyemereye umushinja n'aba bari kumwe yarabemera ati amafaranga barayamwaga ikibazo bafite iki uwo peni n'uwo yayahaye niwe utavugwa muri iyi nkuru niyo nyamaswa nkuru mu mwandiko ku mpapuro za minadefu urumva wenda tuvuge ko bafinda fizero de domicile hari signature abo bantu ku buryo bavuga ati pfa gusinya aha ngaha wigire umuntu uri muri ya minadefu n'ubu utayikora ntabwo twabishushanyije niba tubwire wenda ko aba bantu bahawe impapuro kuvuga ngo nimusinye nko muhawe misiyo bakaba kandi hano nta n'uwo baburana kuri misiyo ntibanaburana hoteli barayemo baburana itike y'indege barayishyuye nk'uyu mwana w'umusore we mfite kopi irahari yarishyuye noneho kuko amafaranga atayahaye abo bantu ba peri bituma abura viza amaze kuyabaha barayimuha ariko muri aperi ngo ibintu biriho ikibazo ni uko byariwe n'abafite amenyo bikaba bibazwa bari bahagaze aho baryi bari baramubwira abantu bariye amafaranga bagakora ubukebebe ntibemere icyaha hakiri kare urumva naho ubundi ntabwo bizakunda abanyamakuru nabo ntabwo boroshye ntabwo gupfa gupfukirana ngo uruko abasivili akare karimo n'ukagira ngo wari muri ku mutasi ibone iki byose umutasi n'uwe mugenzi wanjye uwo nguwo uriya ngo yari umunyamakuru aba umuwaja nawe yari umunyamakuru ikibazo twemere ko ibibanza bigikomeza njye nta nubwo mfite ikibazo cy'uko umucamanza ari guca urubanza nta nubwo mfite ikibazo cy'uko abantu bunganirwa cyangwa batunganirwa icyatumye barushyira mu muhezo bakitwaza ngo ni umutekano w'igihugu amafaranga yibwe y'itike y'indege n'ubundi bintu birimo minadefu ntabwo minadefu hano ntabwo turimo kuvuga imbunda itunze si minadefu n'imbunda gusa none se amafaranga ya pe mukayamenya nayo none se ku kibuga iyo batubwira ngo tugure amatike ko batatubwira bati mutaza kugura kuri sisiteme mukamenya amafaranga pe ntabwo se banavuga ngo minadefu n'abasirikare n'abofisiye baburana ko abasirikare bandi tubabona turabimenya wibye caje tukabimenya none nibyo bitagire none tuve kuri ubu nta wishe umuntu bakamuzana ku kibuga ntabwo yari buganire ndetse akavuga ko ntabwo harimo RDF n'imbunda ni gute amatike y'indege ya Rwandege niba minadefu igice urubanza ikabijyana no mu ruhame wa musirikare washobora mu kabari si we gusa n'abandi kandi ni umuco rwose mu basirikare kuva kera ngo imbonezamubano cyangwa umuco n'ibindi ntibuka bavuze ingoma umugabo yishe umugore we abana n'abandi baje kumva uko saburana ubwo bupfura bwari bwaguye muri ADF ko bamuzanye imanza zitari zikashikashi zijya ku karubanda zifite kwa mugari na impact cy'umutekano n'isura y'abasirikare none ibi ngibi koraho twabuze ikirari cy'ahantu ayo mafaranga uwo mupenda yajyanaga oya mu rukiko cyavuzwe ahubwo nuko bakinze tuzakimenya bafungura barangije ibihano cyangwa oya ntabwo babafunga batabafunga
iminsi bamaranye umuntu ariko uyu munsi uzi umuntu bafungana amafaranga yabo urimo uratekereza rero ujye umenya ko bari bidasaba gucamo yaragiye nk'abandi bose baba bafite ububasha bwabo oya ntabwo bashaka baragufite amategeko bafite kuri bo ikintu gihari barazi ko oya no mu gisivile byose biraba hano kuko n'undi usoma amategeko nubwo wenda procedure z'igisirikare zatandukana n'iz'igisivili ariko kuvuga ngo bashyize urubanza mu muhezo ngo harimo RDF bano bazataha bagenera hano rwose tumenye iki kiwani mukomeze muheze ntibagende baheze ariko baheze mu by'ukuri murebe Sengabo bafashe mu gitondo mutekereze nonaha mu gitondo musanze uyu mugabo ari kumwinda arafunzwe musanze yaratumye umwana we cyangwa umuvandimwe ngo ahe amafaranga y'abandi bari muri vakansi yari arimo muri mishoni abanza acekayo yirebera ikipe afana agaruka i Kigali nonaha muramufasha umuntu uvuye kwiga perezida yahaye akazi mumurangirije hejuru y'akantu ntabwo nazongera gufana aperi bari abafana bayo nawe kubiba bimeze ni ukuri pe nawe mu gifaransa kubera ikiri bafite amanyanga ntabwo njye natanga igitekerezo ku kintu cyaba kuri aperi reka tujye mu reka tujye ariko ntacyo igitekerezo cyo nanze wirekana kugitanga n'ubundi kizavamo turakizi none se mukizi gute mureba imbere urubanza ruracyakomeza gutsinda no gutsinda ariko hari igitekerezo nagataze pe icyo sikovi yavuga nuko n'amagingo ya nubwo basohoka tutamenya ukuri kw'aba penda n'ishyirwa hari ikintu cyabaye ubutabera bukora abaturage gusa cyo nzakubamenyesha nzamenya niba umwanzuro w'umucamanza nawo bazawugira umuhezo kuko nta tegeko riteganya kuba mu muhezo bavuga ko urubanza rwaragiye gucibwa ruba public rusomerwa mu ruhame rwa benshi uwo munsi nzamenya ko nabwo bazavuga uzaruca nabi nawe azacirwa urundi bitonde ko mushyira igitutu ku bacamanza abacamanza bashyira igitutu ku baturage tugishyira ku bacamanza ariko abacamanza kugira ngo turibaza impamvu bafashe urubanza rufite abacamanza n'abamarayika se yambaye irakanzu ntabwo bamukiri ku rwego turimo turavuga uburyamire urukiko rwabo turimo turimo muravuga ibintu byabereye mu rukiko none ahubwo turavuga ibitabereye mu rukiko iyo tujya mu rukiko twari kubibona ahubwo byabereye kuko turimo turavuga ibikorwa byaranze urukiko biregura rubanda rwa abangaba ntabwo bigeze bavuga ngo tugirire ibanga ngo muduhereze urubanza ngo ngube muhezo biri mu nyungu zana kugira ngo urubanza rujye muhezo amafaranga bapenira bakiriye fandende ninde wajyanye pasiporo kuzana visa ku buryo utari yabahaye amafaranga bamwima visa ambasade ya Misiri bagiyemo bakajya mu gukontorora bamubura uwajyanye ntuza icyo ziri kibazo hano muri uru rubanza ikibazo kirimo n'ahantu amafaranga abangaba batangaga yagiye bakaza guhabwa andi atavuye mu mifuka yabo kandi bifite amafaranga mu mifuka yabo ntabwo uyu penina yigeze avuga ati mutanze make twabongerereye urumva hatanze amafaranga basabwa ashaka kukavaringa urugendo rwabo none si icyo ikosa ririhe bari kurongora ujya kwivuza nawe yagiye kwivuza urumva bareka kubishyiramo ibintu birebire ntusubire mu kazi asubireyo smart home bagufitiye intebe ibitanda ibikoresho byo mu